Kadomo ndagwikije ntashije umashaka ndi kukubaza umuntu ungana nawe umuntu wo kunywa ku gasozi gusa gusikise iyi ni muhanga ikeye muhanga isukuye funda muhita utari kuza ngo ino murakerete agutware ariko magana niyo muca ndahita njya kuyarya amandazi ahasigaye ko magana nabamuhimbishije ese ubundi se umurakerete ugura ngahe se umurakerete ugura icyatanu ku isoko ntambeshye aho zaragiye ko ngo murakerete ngo rashaje asaza amaguru yo rakerete ngeyo mama yayiguze ku cyumweru none umunsi ko nanjye Kadomo ndi ikigoryi uyu munsi ni kuwa gatatu yaguze ku cyumweru kuwa mbere kuwa kabiri iminsi 3 Rwanda rwacu ni rwiza Rwanda rwacu ni rwiza niko kitanaza nanga imvunamete bitagira gahunda akanzo ngitegerezeho katoya ubwo naniwe Imana imfashe nsange Kadomo ribasa ari ikintu yakoze umunsi bita akazi kenshi nyine kwahira vuba ajya gutindura vuba ariko si y'amarero uyu munsi yewe impfuye neza kavuna umuhato nje Kadomo ngo ngiye ngo nta bwanjye ngira uretse gatoya kimamara we uramuramya ku gasozi kunya ku gasozi uzi ko byemewe nari nkubwe narimeze nabi cyane ntago mbyemera narimeze nabi ngo nje Kadomo no muyobozi nafashe umuntu kunya ku gasozi kaje ku kagare bavuze ngo iki uretse reka gwishira imenyetso bavuze ngo iki baravuze ngo kunya ku gasozi ntago byemewe nabyibagije gifite umubyindi wajya no gasura cyo karindagira ubundi nturi umugabo ntufite abana Kadomo mbabarira imiriwe nabi ndimo nahira kandi nihukaga Kadomo ndagwikije ntashije umashaka uramuranya ku gasozi ntashije umashaka umuyobozi atubwiye ko kunya ku gasozi bitemewe amabyi uri kunya aragenda akajya mu mazi tunywa tuvoma noneho ikindi iyi ni muhanga ikeye muhanga isukuye muhanga arya bambwiye ngo ikira bambwiye ngo mumbwira ngo ndi ikigoryi ndayabonye ubundi ukungarara ni kurnya karindagira nimerewe nabi ndabivuga Bambore reka ndabivuga ariko ndabivuga reka nkubwire sibyo Kadomo iki Kadomo uri rwose uje udakora uje kubibwira ni bibi none urabona ibintu ukoze ari byo nimba nyandi ikigoryi nimba narananiraye kuraho nyine kuraho subirayo kureho mu byindi wawe kuraho amabye cyangwa mpamagara umugore oya nukuri kuraho ndakujyana ku kagari n'amabye yawe yafite mu ntoki ndakujyana ku kagari n'amabye yawe yafite mu ntoki tugende uri kuhamagara umudugudu uri kuhamagara umujyanama uko waricaye n'umufutu wawe wamuginga uri kwanya n'isiha none n'isaha nayo ntimurusha kure uko kingana Kadomo rwose bakagira Imana urampiki ndawibishumba mu rugo birahari uno muheto kajumba w'imyumbati n'ibishyimbo nibyo wari uje gutegura n'igikatsi rero mu rwego rwo kugira ngo uyu mwanda utagira abantu wangiza utaza no gutembera hehe mu mazi tujya kuvoma epfiriye
iyo mpamvu usigaye nywa amazi ya nyiragishanga nkumva arabishye wa kumi nawe unya ku gasozi uri kwaye aha nukuri ntabwo nzongera rero uretse nkubwire nukuri mbabaye nyine uretse nkubwire ntabwo nzongera ndabizi yuko ufite inka eshatu ebyiri zarabyaye urampa nk'inyana imwe ahubwo ndaguha amata urampa inyana imwe ndaguha amata n'ibijumba se ngenda umushumba wawe n'ibirimba ndabibwira muyobozi oya ahubwo arya ako uzwi ibyo bintu bivuze kandi ajya kwaka mama ndakamama telefone njye nakubonye Kadomo kuwa kabiri uretse kuwa kabiri nanjye ndigaye nk'umuntu w'umugabo yego ntabwo nzongera niwongera ahubwo umuntu uzajya mbona nanjye abikora yego ntabwo azancika nanjye none niwongera ntabwo nzongera kagaragaye mfite oranya ku gasozi wa mugi ntabwo ncika Kadomo hari ikibazo kuri hano ikibazo ni ikihe vuga ikibazo ngusanzemo Kadomo wakoze ibiki Kadomo uretse mushiki wawe ose mushiki wawe uretse nyine yakubangamiye ko nsanze ari kukwirukanka reka mubwire mushiki wanjye Kadomo ujya kumubwira ngo ngewe Kadomori ngo mu rugo ndi ikigoryi ngo ntacyo mvuze ngo ntacyo ndimo ndarengera ibidukikije uyu mugabo musanze ari kunya hano hepfo kugira ute arimo ari kuhamya yahatekuruye amabyinga arusha yagasa nari nkubwe ndiyaranja ndamufashe umuntu ungana nkawe akanyari Kadomori rero ndamufashe uya buretse wa mugabo mbanze umuntu ungana nkawe ukurikije ukuntu ungana uri umuntu wo kujya kunyara ahantu mu gihe cy'imvura ukajya kunywa ku gasozi mushiki wanjye sinakuye ko no mu mudugudu njye bazantora njyewe ndimo ndeba abantu bari kugenda banya ku gasozi bangiza ibiti bitari byera bangiza ibidukikije dore uyu niwe mugabo mfatiye bwa mbere wanyaga ushaka iki Kadomo gabanya nakuze wanyaga ushaka gabanya ndi kukubaza umuntu ungana uri umuntu wo kunywa ku gasozi gusa ikise gusa ntubivuge ariko ntimerewe nabi ariko buriya ntabwo wari umerewe nabi biguha umwanzuro wo kunywa ku gasozi nyine ahantu mwariyukanye uzi ko ataniheshye umuntu wari ku gasozi se nyine arihera mva kubwira wa mugabo base anya kurusha nyiransibiro kakubwe gatekerwa katindagira nanjye nigaye biriya bivuze n'igikorwa cy'ububu cyane n'igikorwa cy'ububu ese undi wowe kuri hano ntabwo nzongera pe nyine ndamufashe nasi ntabwo nagusize mu rugo nyine ndamufashe ibintu byose wabikoze byose nta kintu na kimwe ntakoze mushiki wanjye gukoropa nakoropa nase koza amasaha yogeje uyu murakirata kuri hano hako wamugane waryo gukoropa mu ishyamba uyu murakirata Kadomo nuko uvuga ngo wafata ikigwadi uyu murakirata kumereza hano Kadomo ndabibwira mama rekura nzi wasa ni waneye mu muhanda ziba amaheru ntabwo nzongera no kure rakirete nayizanye iyi rakirete nyine ageze hano mu ishyamba gute nayizanye nyine rakirete ndi kwibaza mu ishyamba yageze gute Subundi ko njewe Kadomo si wende mwaratse nk'igendera nishirishira ubwatsi nguki nkamureke nishirira wowe tujye ku bayobozi ntabwo nzongera tugende ku muyobozi wowe uvuga ukuntu ako Kadomo wabyumva barira ko Kadomo rero dore tugende Kadomo fata tugende ku muyobozi oya umva ntabwo nzongera kuko ndabizi ibintu nibirangiye yakura ibi nibirangiye by'umurakirete muvurane tumufashane mu ishyamba fata hano rugabo rutaducika Kadomo ntagucika umva kuri umusaka uyu mugabo ntagucika ugenda rukanyura mu nzira. Please subscribe, like, share and comment. Thank you.